gato kwa muganga byanze, dogiteri yavuze ko bitashoboka, ariko Imana ikaza habura gato. Habura gato igisebo cyakugezeho, abantu batangiye kugufataho ijambo, Imana ikagaragara habura gato. Kose wagereza baransamiye hejuru. Iyo bavuze ngo kose wagereza bashaka wa muntu utagira imbabazi, umwe bazakatira burundu, niwe bagira kose wagereza. Kurya gukubita bati ntacyo ndamira. Shiduka inkweto nazisize, shiduka umukanda nawe usize, ansamira hejuru, aransaka mburamo n'igihumbi. Nshuti arankubita, niyangasha kujya mbabwiriza ijambo ry'Imana, namara kubwiriza akankubita inkoni 15, najya kubwiriza akankubita 15, nkarya 30 ku munsi. Ndazirikiza. Hari umuntu nishe. Kirazira kikazizwa muri Rwanda gufungwa nta dosi. Iminsi 3 ujya parike ukajya kubazwa. Urubanza rukandikwa, indi minsi 5 yashira ugasubira pariki, ukaburana ugakatirwa cyangwa ugataha. Dukomeze tujembe dutsindi bigeragezo, turwani intambara twizeye twihanganire. Imana ibaho umugisha, murakoze. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mucuranzi yaragize neza, Imana ibaho umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya 2 cya Samweli, ibice byaho 9, umurongo wa 1. Igitabo cya 2 cya Samweli, ibice byaho ni 9, umurongo wa 1. Aravuze ngo, bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu witwa Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ninjye umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya ntawe uriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Ko kantu mugafati. Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo rwa Makiri mwene Miyeri i Lodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Miyeri i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi. Ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, karame umugaragu wawe, ndi hano. Dawidi aramubwira ati, humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru wawe Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Amen. Ubwo mutegereje mwese, reka mbongere irindi. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, igice cya 1 umurongo waho wa 1. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, igice cya 1 umurongo waho wa 1. Aravuze ngo, mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Amen.
nimwakire neza ijambo ry'Imana. Narivuze ngo nimwakire neza ijambo ry'Imana. Aba hariya muraho murimo muranyumva? Aba hano muranyumva? Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ndabasuhuje nimugira amahoro y'Imana. Aka kabiri basi mu ndebe hari icyo bitwaye? Kundeba hari icyo bitwaye? Aka gatatu basi munyikirize tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Nitwa Twagireza Jean Pierre n'amazina yanjye, mbarizwa muri Paruwasi Kicukiro Sheri aha haruguru ku itorero rya Kagarama ni hari ahirya mu Kagarama nyine, niho mbarizwa, niho nkorera umurimo w'Imana w'ubudiyakoni. Ndi umuyobozi w'amasengesho, ndashimira Imana yabimpamagariye. Aho ni mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umubiri ndi umugabo, mfite madamu n'abana babiri. Nashakanye nyina w'umuntu Jeannette, niwe mugore wanjye, sinjye wahera. Ndashimira Imana yabampaye. Imana ishimwe. Njashimira Imana ko ndi umugabo. Ntabwo byari byoroshye, ariko shimira Imana ko ndi umugabo. Shimira Imana ko ndi umugabo. Mwayimpera icyubahiro rata. Imana ishimwe ko ndi umugabo. Nigeze mbaha ubuhamya hano ari kuwa kane ngira ngo ngewe madamu wanjye twashakanye tudakundana. Akajya asenga abango Mana ngo sinshaka akagabo kagufi. Inange Mana sinshaka umugore utarize. Ikambaza ngo yewe wiza ngahe? Nta na rimwe. Ariko ndashimira Imana ko tubana. Njya kumurambagiza yarantutse anukurunu rw'urututsi. Ure akamere irasinzira ntabwo ipfa. Umuntu uzakubwira ko yapfuye kuri kamere azaba kubeshya. Kamere iyo usenga umwuka abwira kamere ati katsindwe, ceceka uyu ni umuntu w'Imana. Ariko iyo udasenga ngo wegere Imana, umwuka aramanuka, kamere ikazamuka. Nuko umuntu aremye muri matsiri ya kimuntu, aremye muri kamere. Ntabwo watsinda kamere utasenze. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugahweme. Iteka ryose dusabwa guhora dusenga iminsi yose. Ahuza urututsi arantuka. Ariko Imana ishimwe ko tubana. Yesu wawe. Turi kujya gusezerana tugeze mu Akarere ka Kicukiro, yanyibukije buryo cyatankunda. Hari ibintu naburaga mu bukwe, mukomanga nabwo nishanu uzi ko dusebye. Ati se kubera iki? Nta gato de mariage, nta cameraman, nta photographe. Ako ndashimira Imana yaturengeye mwami Yesu. Nta photographe, nta cinge, nta rugero, nta byo kunywa. Ngo nubundi Imana akomate ntagukunda. Ariko nanjye sinagukundaga. Nubwo ni kimwe kuri kimwe rero. Imana ishimwe ko yaduhaye urukundo tugakunda. Niba hano bakunda nitwe dukundana. Muyimpera icyubahiro. Hanyuma ndifuza ko tuganira ijambo Imana ikize ku mutima wanjye ngo turiganireho. Rifite ireba ngo habura gato Imana igitabara. Gase murabyumvise? Habura iki? Haburaga gato Imana itabara. Habura gato ngo usebe. Nubwo imvura igwa ariko basi mu ndebe. Habura gato ngo usebe. Habura gato ubona imiryango yagiye, ubona nta cyerekezo, ubona ntaho kukurengera, ariko Imana ikaza habura. Ngani muyizamurira ibiganza. Imana itabara habura gato. Habura gato kwa muganga byanze. Dogiteri yavuze ko bitashoboka, ariko Imana ikaza habura gato. Habura gato igisebo cyakugezeho, abantu bataye kugufataho ijambo, Imana ikagaragara habura gato. Mwayinkwemera amashyi ko ntacyo bitwara.
habura gato imisozi yibanye imbere yawe, ariko Imana ikaza habura. Icyo bibye nicyo usarura. Iyo bibye inabi usarura inabi, iyo bibye ineza usarura ineza, iyo bibye ukuri usarura ukuri, niyo bibye ikinyoma nabwo usarura ikinyoma. Icyo bibye nicyo usarura. Hanyuma nshimiye Imana ko yemeye ko nongera guhagarara ahera hayo. Maze iminsi numva ntameze neza. Satani yaransabye muri iyi minsi yashize. Nari ndimo ndava Rusizi, mfite imodoka y'umuntu ntwaye abantu tuvuye mu bukwe. Imodoka si iyanjye, yewe si n'iy'akazi, wenda ngo akazi kazayikoresha. Ni umuntu wayintije arambwira ati genda utwara abantu mugende mujye mu bukwe ungarura imodoka yawe. Abo twari tukumwe bose barasinzira, nsigara njyenyine. Burya iyo umuntu asinziriye muri kumwe mwicaranye, byanga byakuna nawe wagukongeza ibitotsi ugasinzira. Uko ndimo natwara ntabwo nzi ukuntu ibitotsi byaje, ntangira kugenda asinziriye. Mba nkubitanye n'ikamyo, nakanguwe n'amahoni y'ikamyo y'Umutanzania, neza nayiguyemo mba ndahunze. Mu guhunga ngwa muri rigori, senteri iramfata irankanyaga. Hari ku mugoroba abantu barahurota, abantu barapfuye, ariko baradufasha, imodoka bayikuramo ivamo nta kibaye, natwe ntacyo twabaye, nubwo senteri yankanyaze nkababara igice cyose cyo hasi, ariko ndashimira Imana ko ntacyo twabaye. Mwayimpere icyubahiro. Satani yari yadusabye, ariko Imana iratwimana. Turashimira Imana itabara habura gato. Haleluya, haleluya. Icyo bibye nicyo usarura. Iyo bibye neza usarura ineza, niyo bibye inabi usarura inabi, iyo bibye ukuri usarura ukuri, niyo bibye ikinyoma nabwo usarura ikinyoma. Iyo ubeshya itorero kukijijwe, iyo umaze gupfa ari kubeshya kugiye mu ijuru. Murabyumvise se ubwo? Iyo ubeshya itorero ngo urakijijwe, nawe iyo upfuye rikubeshya kugiye mu ijuru. Kubera iki? Bazi Jean Pierre wirwa yukarakasa imbere y'abantu, abwiriza Jean Pierre uhari imbere y'abantu iteka ryose, bazi iby'inyuma ariko iby'imbere ntibabi. Ariko se ko nzapfa akagera hariya bagashingura koko ngiyeyo? Ibyo bizwi n'Imana yonyine. Nabonye umuntu wakunze undi kuruta uko yikunda. Umugabo witwa Yonatani yakunze Dawidi kuruta uko yikunda. Cyarasiraga kikaziririzwa ku mwami yatanga hakima rubanda, himaga umwana we, ariko akajya amwitegereza akango Dawidi we, iyo mbona Imana ikurimo, nkabona ukuntu yubaha, nkabona ukuntu uyikorera, mbona uzaba umwami, mbona uzaba umwami, ubwami buri kuri wowe. Haleluya. Amugabira ubwami watarabuhabwa. Icyo bibye nicyo usarura. Iyo mbona ukuntu ushwanyaguza idubu, iyo mbona ukuntu ufata intare ugakubita, mbona uzaba umwami. Haleluya, haleluya. Iki kintu Yonatani yabibye, iki kintu Yonatani yabibye cyarengeye umuryango we wamaze gupfa. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mu ntambara yabayeho
Yonatani na se bamaze gupfa, aka kana kitwa Mefibosheti bari bagahetse, karacuka bari kwirukanka, kava mu mugongo karahanuka, kikubita hasi, gahita kamugara ibirenge. Cyaraziraga kikaziririzwa ko umuntu ufite inenge abibwami bamujyanaga ahantu mu cyaro, bakamujyana mu cyaro akabayo. Iki cyaro bamujyanyeyo cyitwa ADEPR. Mu gitabo gisobanura ibya Bibiliya kiravuga ngo kugira ngo bajya kuvanayo umuntu muri icyo cyaro bamusabaga kumukarabya, bakamukarabya umwaka wose ataragaruka ibwami. Ndashimira Imana ivana hirya ADEPR ikazana no mu murwa. Haleluya! Imana ivana ADEPR ititaye ku mashuri wize, ititaye ukumeze, ititaye ukureba. Imana ikakuzana i Kigali, muyimpere cyubahiro. Bibutse ko Imana aho finali izabera ni Imana ijya guhagarara. Haleluya, haleluya. Imana yagutanga ikagutanga bakagutonora, ariko ikarinda ubugingo ikabuhagararaho. Rimwe nigeze mpagarara muri Kigali ndabwiriza Yesu, ndavuga imbere yanjye haricaye umuntu w'umugabo, ubona we yambara jingisi rwose umeze neza. Imana irambwira ngo bwira uwo mugabo ngo kizwa, niba udakijijwe urutwara abandi rero nawe rero gutwaye. Irambwira ngo mubwira ngo kundi bayirwaho ni uzagarukira, uzitwa n'impanuka izagutungura, uzashwanyerwa kubure n'ukuyora. Irambwira ngo ariko nakizwa ndamugira neza ndi Uwiteka. Ubwo nari mvuze nabi muyobozi, nari mvuze nabi. Ibi bintu byose bitware muri logique, ukabikompoza n'ibitabo wize, ukabishyira muri siyansi, ntago mugendana. Bicarana ugaca hari abishyira muri siyansi biramusiga. Nashyize mikrofone hasi, pandagari paritse inyuma y'urusengero, amapingu mba ndayambaye no muri brigade. Arababwira ngo afunzwe n'itegeko ryanjye, ninjye uzaza kumufungura. Muzi gufungwa n'itegeko biragatsindwa n'Imana dukorera. Ndashimira Imana, leta yacu ntabwo ikubita. Imana yaduhaye leta nziza, ariko abanyuru bari hirya baragatsindwa n'Imana. Kose wagereza baransamiye hejuru. Iyo bavuze ngo kose wagereza bashaka wa muntu utagira imbabazi, umwe bazakatira burundu, niwe bagira kose wagereza. Kurya gukubita bati ntacyo ndamira. Shiduka inkweto nazisize, shiduka umukanda nawe usize, ansamira hejuru, aransaka mburamo n'igihumbi. Nshuti arankubita nzishira ipfa, arankubita niyangasha kujya mbabwiriza ijambo ry'Imana. Namara kubwiriza akankubita inkoni 15, najya kubwiriza akankubita 15, nkarya 30 ku munsi. Ndazirikiza. Hari umuntu nishe. Kirazira kikazizwa muri Rwanda gufungwa nta dosi. Iminsi 3 ujya parike ukajya kubazwa, urubanza rukandikwa, indi minsi 5 yashira ugasubira parike, ukaburana ugakatirwa cyangwa ugataha. Mbere ya covid niko byari biri. Ngewe baninjiye muri gereza icyumweru cya mbere, icya kabiri nta dosiye, abandi barya parike ndeba. Icya gatatu nta dosiye, icya kane ukwezi kurashize nta dosiye. Ndakubitwa, iyi mpyiko igira ikibazo. Ndakubitwa iyizana ibisebe, nkajya nirirwa nihagarika amaraso. Madama akageza na pampegisi, nkajya nambara pampegisi nk'abana kubera kwihagarika amaraso. Nabonye ndazirikise. Ukwezi n'icyumweru kirenzeho iminsi 3, atwaye imodoka kubitana n'inda, arashwanyagurika neza uko Imana yabimbwiye. Ndimugeze umupolisi aramubwira ati twagera Jean Pierre ni ngewe. Ngo dosiye gufunza urayizi? Ndayizi.
arama ngo uwabwiye ko azapfa ko yapfura rigitira he kandi ubwo ubuzima bwose ni gereza. Ariko kuko nta muntu urenganira muri iki gihugu, wapfuye arapfa, bagiye kumfungura wa mugore na murumuna w'umugabo bantangaho amafaranga menshi, bagura umwavoka w'umuhanga, noneho birazamuka bijya pariki. Bijya parike none shinzwe igihanga cy'umuntu ku mutwe. Akora Imana itabara Habura gato. Mwayemera icyo berura. Saa 8 z'ijoro buri buce njya kuburana, saa 8:10 ijwi rirampamagara ndi muri gereza ngo ni njye Uwiteka uvuganye nawe. Ndashimira Imana. Imana yacu iravuga, Imana iravuga, yerekeza ijambo yavuze kugeza irisohoje. Haleluya! Ni Imana irindi ijambo yavuze kugeza irisohoje. Mwayimere cyubahiro. Irango ni njye Uwiteka Imana Nyiringabo uvuganye nawe. Irango dore ni njye wagukubise inanyuje kukomora. Irango ejo uzaba uri kuburana, dore baguze umwavoka w'umuhanga, ariko ni njye mwavoka wawe. Ndavuga nijwi ntaga ry'abadayimoni n'iryima. Mu gitondo njya mbona nanjye ngiye kuri phone nk'abandi. Mbona ngiye parike koko. Iramwa ngo ikimenyetso cy'uko nzaba mpagararanye nawe nuko urubanza rwa ruzatangira mbere y'izindi. Ndagenda ngerayo koko mbona urubanza rwanjye rutangiye mbere y'izindi. Hakaba hari umwavoka wari buburanire urundi rubanza, bamuguriraho undi, bamwirukana batamubwiye, bamuhindurira ku rukiko. Kumbi ni Imana imwirukanye kugira ngo ambere marayika wo kumpagararira. Haleluya! Mu bisago no mu makuba Uwiteka agaragara. Twese haleluya! Mu bibazo byawe Imana ikigaragara kandi ikagaragara Habura gato. Mwayihera icyubahiro. Iyo uhagaze imbere ya perezida w'urukiko niwe ifashe gutya ni gutya, niba ari gutya ni gutya. Ariko bwana perezida w'urukiko aragukatira kuko uramusuzuguye. Icyo bita umushinjacyaha agushinja nk'umuntu mwari kumwe kuri teri. Nyakubahwa perezida w'urukiko, dukurikije ingingo iyi n'iyi iri akarongo bibi akavuga turasha ingingo ihana y'amategeko, Twagirezo Jean Pierre turasaba ko akatirwa burundu kwa generezo. Kucyera z'urupfu umuntu azapfa, akaba ari rwo yapfuye koko. Byumvikane ko mu rupfu rwe uyu mugabo afitemo uruhare. Nshuti zanjye, muri iriya nzu nta Mana ibayo. Hariya hariya nta Mana ibayo. Hariya hakora ibintu bibiri, abagabo ibimenyetso. Nta Mana iri, ni muri siyansi. Ngamambruko ne ko ngo yaravuze ngo izamudiha. Kuburana birananira, kuvuga birananira, najya kwisobanura nka didimanga. None nkasenga mu mutima ariko Yesu nubo turi kumwe. Nkumva Yesu aracecetse, ariko ndamushimira aceceka yumvise. Mwamvuge ngo amena kandi aceceka yagize guterata, aceceka yumvise. Nubwo watera ivi ntiwumviswe, ariko abayumvise. Twese haleluya! Nubwo wasenga ukumva nta nagacuro wumva, ariko aceceka yagize guterata, aceceka yumvise. Tony Mouse aceceka ariko yagize gute yumvise. Nkumva aracecetse. Umwavoka wabo arahaguruka, asombe ingingo ya mbere irantsinda, iya kabiri irantsinda, iya gatatu irantsinda, kugeza kuri 5 zirantsinda. Ndavuga nti ndapfuye Jean Pierre, burundu yari yangezeho. Kwa kundi baba ngo hari icyo wongeraho dukata urubanza. Kumbi wa mwavoka birukanye ntabwo yatashe, yicare ku ntebe z'abashomeri kugira ngo yumvire imanza zitandukanye.
kumbi Imana niyo yamubuje gutaha. Birwanira mu mutima we, arasohoka ajya hanze biranga, aragaruka aricara biranga, ashiduka yateye agatoki. Arango nyakubahwa perezida w'urukiko, twige kugira ngo dukemure imanza z'abantu. Uyu muntu nubwo atanzi nanjye ntamuzi, ariko umutima wanjye wiyumvishemo kwinjira mu rubanza rwe. Simuzi nawe ntanzi. Arango none mbere ko mukatura urubanza mwambara nkababaza ibibazo 3 cyangwa 4 mukabona kurukata. Bamutega amatwi ati cyambere, uyu muntu uko mwavuze ko yabwiye umuntu uko azapfa yarangiza agapfa, niwe wamwishe? Batihoye ati ese ko twakurikiranye tukumva ko yamaze kubivuga, hakaza imodoka ibishinzwe akinjiramo agahitira muri gereza, mwatumenyereye turose gereza akajya kwasha umuntu apfuye impanuka, cyo ni ikibazo? Batihoye ati none si umuntu araziriki? Ati cya gatatu, ese mwamwera kwasha urwego rw'iperereza mugasanga ari se umubyara ndamugira se sha, cyangwa nyina ndamugira se sha, cyangwa mukuru we ndamugira se sha, cyangwa murumuna we ndamugira se sha, cyangwa mushiki we ndamufite se sha, cyangwa inshuti ingenzi ye baba baragiye gukoresha umuntu apfuye impanuka mu rwego rwo kugira ngo bahorere wari ufunze. Batihoye none si uyu muntu araziriki? Avuga ijambo ryatumye nuzura umwuka ura mu rukiko, indimi ndazimanuka. Arango uhereye kuva kera mu bitabo twagiye dusoma, guhera kuri Bibiliya n'ibindi bitabo, usanga abantu kuva kera barahozeho. Ndashimira Imana twahozeho, haleluya, twahozeho, babyange babyemere, twahozeho. Imana igendana natwe, Imana ivugana natwe, Imana ikorana, twahozeho. Lola sini mikota salui, twahozeho. Shone pasano, twahozeho. Shonana kota, kona persone wa, Imana ikorana natwe, twahozeho. Mu banyabwenge turimo, mu banyembaraga turimo, twahozeho. Lola silostopa, twahozeho. Ntazagira ugusuzugura, twahozeho. Edona wasika, we ntuzisobanure, iyo guhamagaye izagusobanura. Kona pasi wese tuniwasa y'ikigeragezo kije ntabwo wakwisobanura, ariko Imana yaguhamagaye iyo ukorera izagusobanura. Arango niba yaramurangiye inzira yo gukira, yarangiza akajya kumubika muri gereza, nta cyari gutuma Imana kureta muhorera. Murakoze amagambo ajyare. Nagiye kubona umva indimi zirazamutse, ndavuga ni nishaka n'ubundi ndi igisenzegeri, nishaka abankatira n'ubundi yari yaje cyo ndazimanuka mpita nkongeza abarokore baje hano cyari kimeze nk'igiterane. Abarokore mujya mwihishira buri wese intebe cyate warahabaye Yesu, warahabaye Yesu. Bakora ku mapingu basanga ntibafunga sare yose. Uwari uhagarara urukiko yari umurokore usengera kwa Gitwaza, abati ni mubihorere babyine, izafata ijambo. Wowe icecekere, izafata ijambo. Ageze akubita ku meza baraceceka. Muri ako kanya akanama kajya mu mwiherero kabakaragarutse, dushingiye ingingo iyi niyi, dushingiye dusanze Twagireza Jean Pierre ari umwere nitahira amahoro. Aho ndabatsinze mu nagatsindwa kwa kinara Yesu, inyundi biravuze, hanyuma nyino nta kindi kibayo. Ndabatsinze mu nagatsindwa n'Imana ni kwa kinara Yesu. Bitanisohokera nigira hanze. Wa mugara ati Imana ntware umugabo nayitoza ndakubabariye. Wa mwavoka wambura yako ikintu cyitwa amafaranga. Ufite icyari cya senkani, ufite 5, ufite 10, uri umuntu w'umugabo. Yahakwa 350. Ahita afandamo senkani ambwa ati ntabwo ari njye wakugize gute, ati genda ujye kwiyondora
n'Imana bari banyirukanye none inyihereye akazi abana banjye bagiye kongera kurya. Imana zirenze igihumbi yanamena igikuta ari kugatabarwa. Mwambye ngo abira muri tolasiko bi otosana muri izo zirenze igihumbi harimo n'iyawe. Ala totika la wasikadeba icyawe no gusenga no kuyubaha no kuyubahisha. Done koza wigize icyayo no kukureberera iteka ryose iborira imaso ntabwo isinzira. Itabara habura. Imana ishimwe rata. Imana ishimwe rata. Siba ngo ahageze aravuga ngo arahari koko atuyiro de bar ariko amugaye ibirenge. Umva iyo jambo ariko ariko haracyariho umwana w'Yonatani ariko abantu muri babi babandisha biva abantu iyo umuntu agiye kugusobanura ntabwo ahera ku cyiza wakoze, ahera kuri faiblesse yawe, ahera ku kibi mbere yuko ahera ku cyiza, ahera ku ntenge zikuranga. Turashimira Imana itareba nk'abantu. Done sola turashimira Imana idakora nk'abantu. Kuko iri jambo ryitwa ariko Dawidi ryamugezeho agiye kuba umwana. Arahari karahari agahererezi ariko karagira intama ntiwakwiriye ubwami seve yako ntiyuzuye. Ahita yibuka ko iryo jambo ryitwa ariko ryamugezeho. Ati nimugende mu munzanire. Imana igukuraho abantu bagushize. Nari mvuze ngo Imana igukuraho abantu bagize gute? Aho abantu bagushize. Nimugende mu munzanire ngo bamuzanye Mefibosheti ngo yitabe Dawidi ngo ageze imbere yagwa yubamye aramuramya ngo uranshakaho iki? Ngo ngewe ndutwa n'intumbi yimbwa uranshakaho iki? Ngo ariko Dawidi ngo Mefibosheti we humura. Humura. Haleluya. Kuko ntazabura kukugirira neza ku bwaso Yonatani. Ngo ikindi ndashimira Imana iyo Imana ije kugutabara, iyo yagutereje mu nzira ishyiramo n'ikiza akababaro. Ntago mubyumvise. Iyo Imana yagutereje mu nzira, iyo ije kugutabara ishyiramo n'indikiza akababaro. Iramubwira ngo humura kuko ntazabura kukugira neza ku bwaso Yonatani. Iki nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru wawe Sawuli. Icya gatatu uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Ngo ahita ahindukirira Siba ngo wowe Siba. Cya kane cyantangaje wowe Siba kuko wamuvuze nabi ukamusobanurira nabi ugahera ku ntege nke ugahera ku ntenge zimara. Siba ndaguhannye ngo ciye amande. Imana bakira amande ba Siba. Imana bakira amande ba Siba babavuze nabi. Yesu ndikangaso Imana bakire amande ba Siba baje babavuga uko mutari bakabita amazina atari ayanyu bagahera ku bibaranga bibi. Imana bakira amande ba Siba. Siba ndaguhannye ngo ciye amande wowe n'abana bawe 15 uko wababyaye n'abagaragu 20 kubakoresha. Muzajya mugenda mujye Nyarurembo muhinga iyo mirima, niyo mande nguciye uzajya ugenda umuhingire wowe n'abana bawe n'abagaragu bawe. Uyu n'uw'ibwami ntabakwiriye guhinga. Wowe muzajya mugenda mujye muri iyo mirima muyihinge. Niyo mande Imana ibacira amande ba Siba. Haleluya. Imana ibacira amande ba Siba. Mani bakira mande basi tola seed with. Haleluya. Haleluya. Ngiye gukora ubukwe ari umuntu wabwiye madamu aratari ku bundi buriya uri usanze n'umugabo umuntu utashobora kwitunga yagutunga
ati mbega umukobwa ugiye kwiyica we. Nawe rero ahita yibuka yuko aje ku gato k'Imana. Atamwe ati n'ubundi barabimbwiye inzara iza kudukubita, iradukubita Yesu, inzara iradukubita, ibyo kurya badutwikuruje birashira. Birashira. Buri kigezo cya mbere kikura umuntu ku musaraba ni inzara. Birashira. Zigaburaye kabiri. Atwitinda y'ukwezi kumwe n'igice. Njya mu giterane Butare. Nditangisha inka enye, ibyata by'imyumbati, ingurube, inkoko, ihene, ibikini bike amafaranga. Perezida korararira yari roshe ya korari. Perezida korararira atapate byemani koze nabibonye atayiwe ati atakira ati cyutahe ametike ndatakugera mu rugo nsagura ibiteri 30. Kimwe cya 20 ikindi cyata n'ikindi gicu. Kandi nasize umugore bura ishuri ebyiri. Kandi aratwite ndayukwezi kumwe n'igice. Mana zanjye mu gitondo ngabafite ivuga butumwa ibugesera Imaranyundo. Ntawe ndibujyane n'abantu bakiri bafite imodoka zabo. Ntawe mbwira ngo igihumbi ngisigira umugore amavuta ndabanyamene. Ni byiza ko twirinda. Ndanyomboka ariko ndashima Imana tumaze inzara mwami Yesu. Ndashimira. Ndanyomboka migeze nijoro, ndanyomboka amajya nijoro mu ryami ruhande. Ngiye kubyuka mu gitondo ahita afata atyo. Ntago vano senye. Imana kwezi utazashobora kuntunga ku kiyanza nyiwawe. Varisi yangira cyafunze. Yamugiye murarya nimutugaburira. Nimutugaburira. Yamugiye murarya. Yanzara giye kunyicira iwawe. Ntabure mbabarira. Ngende njye muri dushe nkarabe. Ndaje ngo amafaranga ugiye guhawe. Njye muri dushe ndarira we. Ndarira mvuze induru. Ayiwa! Ingibi bizageza ryari we. Garuka meze nk'ikihebe. Garuka meze nk'ikihebe amarira yashize. Ndambara maze kwambara fata biranyishira mu kwahamagara muri salo. Harya mata nurashaka iki? Shaka bari amafaranga ajya guhasenye. Fata bya biceri 30 mbikubita ku meza. Ndavuga ni wa mugore we. Aya mafaranga tuwarye saa sita nimugora nje wendagiye. Mitanirukanga. Mbona rahanutse yikubita ngo Mana we, ubuzima buzagera he koko buzagera. Ninjira mu modoka z'abakire. Njya mwivuga buto. Dore ko mama twubashije. Ndicara. Banyura mu bwiza ijambo rya nyuma. Ndashima Imana itabara Habura. Ayizere cyubahiro. Bavuga ko bwiza ndareba. Niba sukurungira abantu Imana nibaba. Sisi baba wanjye. Niba sukurungira abantu Imana inzara. Sisi mu inzara mu nzu. Asa munani ngaho bakaseye ngo mfate mikrofone. Ngiye kumva na telefone mu guhera sonye. Ndavuga ni arapfuye. Ndasohoka urapfuye. Ntabwo upfuye. Ahubwo amafaranga akoze ibitangaza. Ntabwo turya satana ngo nimugoroba gusa turarye tuzarye ukwezi gushira tukijya. Amen. Ariko ko byagenze. Hari umukero turi hakurya iwacu tutamuzi n'abatatuzi. Mukabona kuva aho turi naho yari hano mu minota 30 mukara aramusanga. Mukaramusanga afata umutima wararugenderera arawucugusa afata kiroveriseke cy'umuceri afata agafuka k'akawunga afata igishufuka w'ishyimbo afata umufuka w'amakara afata igishufuka w'isukari afata akabido k'amavuta akantu kose karimo afata ibintu byose biba apakira imodoka ateba iwanjye abwira madamu ngo ni
yamaze kundema agatima n'igishaka kiri yamaze kundema agatima ndabani hajya abahanuzi bahanura bari nibo kagira Imana ntabwo yige narose bama mikrofone naravuze ni mwami Yesu nkundira uture muri ngewe mwamamaze nyirabarazana zabi haleluya turashimira Imana itabara Habura gato Imana isimba gusenga bigira umumaro iyo ugasenga umwete gusenga bigira umumaro haleluya abantu baragenda ariko Imana ikaza inshuti wazibura abavandimwe wawe ariko uzahasanga Imana ninde ari gutakira yewe ni papa kandi mama muri Kigali nta datangira nta mama nta mushiki familia yanjye n'abantu b'Imana n'umugore wanjye n'abana banjye ninde ari gutakira ariko iyo dusengera umva iyo dutabaza n'Imana twese haleluya Imana ikutotisa nota Dawidi kuko ari umwami uzi guhesha agaciro bagatakaje ngo ramwita buriya Yesu we mwokagira Imana bo ngewe nta saramanje ngira ariko buriya kurira kuri saramanje bise nk'abarafiki bahita babyumva cyane no kurira ku meza magufi biratandukana iyo wicaye imbere y'ameza magufi ugaragara igice cyose ariko iyo wicaye imbere ya saramanje hari igicisha ukagaragaza ikindi Dawidi kuko ari umwami uzi guhesha agaciro bagatakaje uyu mwana uje muri urugo abandi bazansura abashoramari bazaza bagasanga afite ubumuga bizagenda akoresha saramanje none ubwo tuzaba twicaye imbere ya saramanje izamuhisha igice cyo hepfo cy'ubumuga bazabona igice cyo hejuru ni ko Imana igiduhisha intenge zacu yimaze kugutoranya ihisha intenge zakuranze utavuze ko wasambanaga ntawe wabimenya utavuze ko wari umujura ntawe wabimenya utavuze ko wari umwicanyi ntawe wabimenya utavuze ko warogaga ntawe wabimenya ifata intenge zaturanze ikazihisha ikareka ngo Yesu ni umwami kuko umwami Imana izantaba nicyo gituma ntazamwa ahari ikibi hashira icyiza mwayibera icyubahiro rata haleluya tujya gusenga Habura gato Imana igitaba uyu mugabo Yohana twasomye ni Yohana mwene Zebedaya na nyina Salome niwe mwigishwa mwiza Yesu yakundaga niwe wanditse igitabo cy'ubutumwa bwiza yandika n'inzandiko uko ari 3 yandika n'ibyahishuwe hanyuma mu gihe Yesu amagupfa no kuzuka Yesu abigishwa iminsi 40 ngo mu minsi 40 arabicaza agenda babwira ibizabaho na minsi bazakura bamaze kugera ngo ariko ageze kuri Yohana mwene Zebedaya aramurenga ntiyagira icyo mubwira arikomereza Petero ngo mwigishe kutubwira ibizatubaho na minsi yo tuzakura bamaze kugera ariko si wazabo wani Yesu abwira Petero ngo Petero gabanya amagambo yawe uyu nishaka kuzagaruka kiri upfiki iri jambo bivuze ngo nishaka kuzagaruka kiri ndashima Imana turirwa n'amasezerano haleluya niryo ryarinze Yohana mwene Zebedaya intumwa zose zimaze gupfa bamaze kuzica baravuze ngo hasigaye umwe witwa Yohana ubwo nabyihoreye kubivuga yari amaze kumusajisha itorero ryo muri Efeso bamutuma bamuze ibibazo bibiri z'icyagatabo ngo Yohana urihakana Yesu tukubabari cyangwa n'umwihakana tukwica ngo ahita yibuka urukundo yakundanye na Yesu kugira ngo ujye kubona Imana ntuzayishakire mu biguhanze amaso uzadushaje mu gihe yakoze hari inyuma bizagutera kumenya ko nibyo biguhanze amaso yakoze bya binini bitazabinanirwa gatuvuge ngo amen ngo nabwo ngo shingiye ku kuntu twabanye n'urukundo yatweretse uyu mwami wacu sinamwihakana nimukora ibyo mushaka
bafata ingunguru amavuta bashyiramo amavuta baruzuza baterekamo Yohana barapfundikira. Kumbe turashimira Yesu akina finale. Aho finale izabera ni wese ajya guhagarara. Haleluya. Aho urupfu ruri ni wese ajya guhagarara. Aho igisabo kino wese ajya guhagarara. Aho abantu bagutegeye ni wese ajya guhagarara. Kumbe bapfundikiranyemo na Yesu. Yesu agutange mu kibazo. Yesu agutange muri izo ntambara. Yesu agutange mu makuba n'ibyago. Ngo barapfundikira baracanira. Ngo ariko ma ngo bajye gupfundura. Ngo barebe ko yaba yahiye. Kumba amavuta yamuhinduye. Bazi ngo Yohana w'umusaza hazamuka Yohana w'umusore. Aya ngo mbere na mbere hariho jambo. Kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Wahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose nawe wabiremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ngo bakundwa ubu turabana b'Imana. Ariko uko tuzasa ntabwo kurerekanwa icyakora cyo. Haleluya. Icyakora cyo uwo niyerekanwa tuzasa nawe. Ngo agiye kwicazwa ngo amaso yacu yiboneye, intoki zacu zikamukoraho. Uwo niwe jambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Dusenge. Habura gato Imana igitabara. Ndagira ngo haguruka aho uri dusenge tubwire Imana ngo Mana tugushime ko dutabe habura gato. Mwihanye ibyaha mwagize gute ntacyo mutakoze, ariko mureka dushimira Imana. Ndagira ngo usubize umutima inyuma gatoya urebe ahantu Imana yakurengeye. Urebe inzobe Imana yacukuwe, Imana yasibasigaza rizacukuwe. Urebe ahantu Imana yakuyeho urupfu rwe rwabazwe. Uraho Imana yakurengeye kwa muganga byananiranye. Urebe aho Imana yateguye imitego yari kuri imbere. Urebe ahantu Imana yakurengeye urasanga yarakurengeye habura gato. Habura gato kwa muganga byanze. Habura gato ntaho kukurengera. Habura gato nta cyerekezo. Izina ryo ryamaze gusibama ariko Imana ikakurengera habura gato. Imiryango ntaho mbibutse ko hari amafaranga ajya garukira. Hari amafaranga atarenga ariko umugambi w'Imana urinjira. Haleluya. Hari imiryango itagirenga ariko umugambi w'Imana urakomeza. Haleluya. Hari aho diplome zitarenga ariko dushimira umugambi w'Imana. Tutasika Imana ishimwe. Iki Imana yavuze ntabwo gihezwa, kirakomeza kikinjira kigakora ibyo cyateganyijwe gukora. Tubango turagushime ko dutabihabura gato. Mana yimba gusenga. Ndagira ngo buri wese yisengere. Buri wese abwira Imana ashimira Imana. Ashimira ni Imana ikunda amashimwe. Ni Imana ikunda abayihimbaza. Ni Imana ikunda abayisingiza. Wewe ndagushimiye. Wantabaye habura gato. Wantabaye naho kundengera. Wamvanye mu mpyisi zihuma. Wamvanye idotazaba. Inzobo zacukuwe. Abantu bahagurutse. Zibarose. Ariko Imana igaragara. Turagushimiye Mwami Yesu. Uri umukozi w'umuhanga. Urakiranuka. Ntawuhanye nawe. Wadutabaye habura gato. Wadutabaye aho kuturengera. Wadutabaye tubona tugiye guseba. Wadutabaye wirukana iterano ry'amarira. Wadutabaye twapotaza bari. Twabuzo in the cross. Twabuye singe na rugero. Ari kugaragara nk'Imana. Pikito sakinima. Tode wezaliho. Inzobo zacukuwe ugaragara nk'Imana. Batwise amazina ugaragara nk'Imana. Kwa muganga byanze ugaragara nk'Imana. Imiryango yigiyeyo watabaye nk'Imana. Inshuti zagiye warahaserutse. Ingo zasenyutse warahaserutse. Dogiteri byamunaniye warahaserutse. Zamura ibiganza byawe. Bwira Imana ngo ndagushimiye. Ndabyibutse ko nari guseba. Ndabyibutse ko byari byarangiye. Ndabyibutse ko nari nageze ku muntu yo gushungerwa. Ndabyibutse ko dosengeri yataye agaciro. Ndabyibutse ko byari byananiranye ariko Imana iragaragara. Shimira Imana yawe. Imana itanga abana. Imana isibasiba inzobo. Imana ikuraho amakuba. Imana ivanaho ibyago. Imana ikizirwa torasiri bidra. Imana ivanaho amazina mabi.
Imana ivana ibyitiriro by'amazina, Imana yikana abadayimoni, Imana yakurengeye kirya gihe, imbaraga z'Imana zakurengeye nizongere zigaruke, nizongere zigaruke. Imana yagutabaye kirya gihe niyongere igaruke kubuza. Shetota kidibikola Johnny Masaketa adowe siridro mahota kazi wigi aitoze we totalaba bini wisiriga para drove nasika shetoda wasilibi aidrofe nos. turagushimiye tuguhaye icyubahiro, tuguhaye icyubahiro. Uragikwiriye mwami Yesu, uragikwiriye. Niwe munyembaraga, nukora imirimo ikagaragara, nutabara rukomeye. Abantu byabananiye, inshuti zananiwe, ariko uri Imana itabara. Twarakubonye iteraniro ryose tuguhaye icyubahiro. Ijoro ni icawe, itoze ledra. Turasabye kugira ngo wongere ugaruke ku buzima bwacu, niwongere ugaruke, nurengera abera, nurengera aba bantu, nutugirire neza. Itose pa trovene kestas. Urakoze tugukomeye mu mashi, aya mashina yawe kuko uri Imana yacu. Icuro ni icyawe mu izina rya Yesu. Amina. Hanyuma nimwicare totise were draw. Mbere yuko ntanga mikrofone y'abandi, mumbabarire ngewe sengere abantu bagiye banca mu maso. Wambe pikota saloa adiwistema andof priya sikidone dozibi. Uwambe umuntu ufite adosanidra peva ikibazo cyo kubabara amaboko, ayiwezori amaboko ye afite ikibazo, atari ntambwe yegera hano tumufasha gusenga. Kabiri idomba hasi, uyu muntu warose ari umwana n'inzoka, nawe atari ntambwe yegera hano dusenge twirukane izo mbaraga. Doni pasaridra ihejo hota gatatu adibi wosita laba kosa na manika ando veheso pray. Uyu muntu wigida lo shata labai izid urwaye indwara dropresa ledro. Reka tuvuga nka Bibiliya yimugongo kujya imugongo, reka tubivuga gutyo. Ubwo wiyumvise nawe utari ntambwe use tusenge Imana ihagarika icyo cyorezo. Shomiwe dro haditrove na shobikita sidre. Uyu muntu ufite randeve yo kujya kubagwa kwa muganga aze dusenge Imana imugire neza. Piyo uyu muntu ufite ibibyimba mu nda imadekas nawe natari ntambwe aze hano. Bilola sidibi uyu muntu ufite ikibazo cy'ugutwi kw'ibumoso nawe atari ntambwe aze hano dusenge. Hayelo drasa libando topekas turazeheda. Ndasaba uyu muntu warose abyara umwana upfuye nawe aze hano dusengane. Imana ivana urupfu kuri uwo mwana utwite. Shala pikota edozada wisiki diwis jodo bele santonema hayilibango seredra dasabadi wifa doben ayisiri wirigit petota. Uyu muntu wandikiye Imana edosiri we ntiwiriguzana Imana iramwe ngo ibyo wanditse Imana yarabibonye. Ugenda ushima Imana ko Imana yabonye inyandiko yawe, Imana iragushubije mu izina rya Yesu. Shalobili hezakota zabando trovili wisikidre no. Ndasaba uyu muntu ufite rozima urugendo rujya ku Gisenyi muri iki cyumweru aze dusengane twirukane impanuka Imana inyeretse. Ubyange ubyihorere, ntabwo tukwinginga. Diwezo mikalo drive ajiweso pa. Ndasaba umuntu urwaye umugongo udakira nawe aze dusenga n'Imana ikore kuri umugongo we. Bini bato tazanima adrofeza koza wi chemando. Ndasaba uyu muntu iyo agenda yumva ibirenge bimukurikiye akajya agenda arangaguza ko ari umuntu umukurikiye
usuye agasanga ntawe, Imana iwe ko bagucungije umudayimoni, toka kwa jina la Yesu. Jami wasikideba totawo breva sonikans jewe sopiki tando vawe zigidi. Ndasaba uyu muntu ufite amarira y'umwana nawe aza hano dusenge Imana imukamya ayo marira. Abandi mwese mwicaye muhaguruke, abandi mwese mwicaye muhaguruke dusengera aba bantu. Uyu munsi nibo, ejo ni wowe. Ntabwo urageraho Satani atarasa imyambi. Urwamuhize nawe rurahari, ruracyari mu isi, ariko tubagurize bazatwishyura kuko twese turacyari ku isi. Hanyuma mutunge ibiganza byanyu aha ngaha dusengera aba bantu b'Imana. Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Mana ibohora, Mana ibohora, Mana ibohora, Mana ibohora. Totas towe siligwa. Mana ifite ikiganza gikiza, Mana itabara rukomeye, Mana iseruka aho abantu bataseruka. Sopele fasirigide benewos. Muyobozi genda umfatire uriya mwana wambaye amarinete w'ipantaro, shewe nehezo kansi, usengera umutwe we trobe nehezika. Imana imwe ko Satani ashaka kumwica ataragera yajya, sefe yikarangirira aho ngaho, akarwara indwara kuva ku gitwe ku gice cy'umutwe, dosidi winihe profargis, ubuzima bwe bukarangira aho ngaho. So makwa ndamuguhaye nawe musengere. Mana yumva gusenga, Mana y'amahoro, tunetaraje imbaraga za Satani, turwanyije imbaraga z'umubiri, turwanyije imbaraga z'umubiri mu izina rya Yesu. Kigaza gikore kuri aba bantu, twamaganye ubumuga Shatota jedewe kos maisiri gidrefa pewas egelo. Mama wowe wicaye aho mu ntebe, Imana irambwiye ngo ikuvanyeho ubumuga. Niko Imana imbwiye. Nari ngiye kubona mbona wicaye mu kagare k'ibimuga, ijwi rirango Imana igukuyeho ubumuga byihuse. Satani yaraguteje ubumuga bwo kuremara ingingo zombi, ukaremara paralize gahera ikakwica igice cyose cy'umubiri. Ndashima Imana ikukuyeho ubumuga. Niko Imana ivuganye na Dolasipa. Mana yumva, Mana ikomeye, Mana y'ubutware, Mana y'amahoro. Shatokita shotasopekesa diwiselo shedeba biridrofe laketa. Twamaganye kuza hota, twamaganye ubumudi hose, twamaganye gutoboka amaguru, twamaganye gutoboka amaguru akajya atobokamwo amazi mu izina rya Yesu. Kora kuri uyu mubyeyi hatezareho, kora ku maguru ye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe ziganze, dusabye imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zikomeye nizikiza aba bantu, nizikiza aba bantu. Urakoze Mana, urakoze Mana. Nimuzamure ibiganza byanyu, muzamure ibiganza bw'Imana ngo twakire gukira, twakire gutabarwa. Atura n'akanwa kawe bwira Imana ngo nakire gutabarwa, nakire gutabarwa, nakire gutabarwa, nakire kubohoka, nakire kuboho. Yes, selokos bango nakire kubohoka. Imana nimbohore, imbaraga z'Imana zimbohore, imbaraga z'Imana zimbohore. Nakiriye gukira, nakiriye gukira. Nimwakire ubutabazi ukosanidra banga ikiganza cy'Imana nikibakoreho, ikiganza cy'Imana kibakoreho. Eshode pa kutasire eshode pa enedos. Urakoze, urakoze, urakoze. Atura n'akanwa kawe bwira Imana ngo urakoze, bwira Imana ngo urakoze, urakoze kundengera, urakoze kuntabaye, urakoze kugire neza. Hereza Imana icyubahiro, yipepere yihereza Imana icyubahiro. Izodeka iteraniro ryose reka duhe Imana icyubahiro. Ni Imana ikora, ni Imana ivuga, ni ndeto. Yes, etozanika. Dukomeye Imana amashyi, dukomeye Imana amashyi kuko ari Imana ivuga bikaba, yategekwe gukomera mu izina rya Yesu. Amina, amina, amina. Imana ibahe umugisha.